Areka nongere mbahe ikaze ku Ibendera TV. Nitwa na Christine Ntirishwa, nkaba nkomeje kubashimira uburyo mubana natwe kandi imbibutsa kuduha ibitekerezo byanyu kuko bidufasha gukomeza kubagezaho inkuru zo ku isoko. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ibiri kuvugwa muri ADPR, aho umwe wakomeje kuvugwa wamaze gusesekara. Ku ikubitiro abayobozi b'uturere n'indembo muri ADPR beretswe umuryango. Ni mu kanya gato nkaza tubirebera hamwe byose. Kugeza ubu muri ADPR ibintu byahinduye isura. Reka dusesengure bimwe mu bivugwa, ariko mbere yo kugera ahangaha reka tubanze tubanyuriremo gato amwe mu n'amavuko y'iri itorero rya ADPR. Ubundi iri torero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADPR ryavutse mu mwaka w'1940 ritangijwe n'umuryango w'ivugabutumwa w'abanyasuwedi witwa Mission Libre Suédoise. Nyuma y'imyaka 72 ubutumwa bwiza bwakwiriye mu mpande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda. Imibare yayo muri 2010 yerekanaga ko ADPR igizwe n'indembo 12, amatorero 288, imidugudu 2719, abakuru b'itorero 1168, abavuga butumwa 2364, abadiyakoni 32,385, abana batarageza ku myaka yo kubatizwa bageraga ku 203,571, n'abakristo barengeje imyaka 12 bagera ku 816 n'abantu 32. Bamwe mu bamaze kuyobora iri torero nk'abavugizi bayo ni aba bakurikira. Ku ikubitiro ryayobowe na Kapitura Gabriel, yakurikiwe na Nsanzurwimo Joseph wayoboye guhera mu mwaka w'1984 kugeza muri Nyakanga mu mwaka w'1994. Pasiteri Kayihura Jean Jacques yakurikiyeho mu mwaka w'1994 haza kugeza mu mwaka w'1995. Hakurikiyeho Pasiteri Sibomana Jean guhera mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2006. Yaje gusimburwa na Pasiteri Usabwimana Samuel bamwe bakunda kwita Abwere, bashingiye ku kuba mu gihe ngo yayoboye ADPR guhera mu mwaka w'2006 kugeza muri Nzeri mu mwaka w'2012 ngo yaravugaga ko aharanira ubwere bw'itorero rya ADPR. Nyuma yo kweguzwa kwa Usabwimana Samuel, ubuyobozi bwa ADPR muri Nzeri 2012 bwagarutse mu maboko ya Sibomana Jean mu gihe cy'inzibacyuho y'amezi 6. Nuko mu mwaka w'2013 nyuma y'inzibacyuho yongera kugirirwa icyizere atorerwa kuriyobora imyaka 5 yose. Kuwa 27 Gicurasi mwaka w'2017 nibwo Sibomana yatawe muri yombi na polisi akurikiranweho ibyaha bijyanye no kunyereza umutungo w'iri itorero. Uyu yaje gusimburwa aho ku itariki ya 30 Gicurasi mu mwaka w'2017 yasimbuwe na Pasiteri Karuranga Ephraim watorewe kuyobora ADPR by'agateganyo, maze aza no gutererwa manda y'imyaka 5 ku wa 17 Werurwe mu mwaka w'2018. Uyu yaje kuvaho ubwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda
RGB rwatangazaga ko rwakuyeho abagize inzego z'ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR guhera ku wa gatanu tariki 2 Ukwakira uyu mwaka w'2020, maze ku ya 8 Ukwakira uyu mwaka w'2020 asimburwa na Pasiteri Ndayizeye Isayi uri kuyobora ADEPR mu gihe cy'inzibacyuho y'amezi 12, ni ukuvuga igihe kingana n'umwaka umwe gusa. Uyu rero akaba yamaze gusesa inzego z'uturere n'indembo, nk'uko tugiye kubanza tukaba asomera iri tangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bwa ADEPR bukuriwe nawe, aho yagize ati: gukuraho urwego rw'itorero ry'akarere n'urwego rw'ururembo rwari rusanzweho. Iyi ikaba ari titire cyangwa umutwe w'iyi baruwa. Hanyuma iyi baruwa igatangira igira iti: dushingiye ku ibaruwa ya RGB nimero 163 akarongo kaberamye RGB akarongo kaberamye siwo akarongo kaberamye CSD akarongo kaberamye 2020 yo kuwa 8 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2020 ishyiraho komite iyobora ADEPR mu gihe cy'inzibacyuho ifite mu nshingano kuvugurura imiyoborere, amategeko, inzego z'imiyoborere n'inzego z'imirimo ndetse n'imikorere n'imikoranire muri ADEPR, kwemeza no gushyira mu bikorwa amavugurura muri ADEPR. Komite y'inzibacyuho ishingiye ku isesengura yakoze nyuma y'ibitekerezo n'ibyifuzo byatanzwe n'abanyetorero. Komite y'inzibacyuho ishingiye kandi no ku byavuye mu bugenzuzi external audit bwakozwe ku mikorere n'imiyoborere y'itorero, igasanga urwego rw'akarere n'urw'ururembo rusanzweho bifite inshingano zisa kandi imikorere yazo idafasha itorero kugera ku nshingano, ahubwo bikaba umutwaro ku itorero. Komite y'inzibacyuho ikuyeho urwego rw'itorero ry'akarere n'urwego rw'ururembo rwari rusanzweho. Mu rwego rwo gufasha no kugera ku ntego yacyo, komite y'inzibacyuho ishyizeho ururembo ruvuguruye ruzahurizwamo inshingano zari zisanzwe muri izo nzego zombi zakuweho. Indembo nshya za ADEPR. Ku mwanya wa mbere, ururembo rwa Kigali rugizwe n'icyahoze ari itorero cy'akarere cya Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro, rukaba rufite icyicaro kuri ADEPR paruwasi ya Nyarugenge. Ku mwanya wa kabiri, ururembo rwa Gicumbi rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere cya Gicumbi na Rulindo, rufite icyicaro kuri ADEPR paruwasi ya Byumba. Ku mwanya wa gatatu, ururembo rwa Muhoza rugizwe n'icyahoze ari itorero ry'akarere cya Musanze, Burera na Gakenke, rufite icyicaro kuri ADEPR paruwasi ya Muhoza. Ku mwanya wa kane, ururembo rwa Gihundwe rugizwe n'icyahoze ari itorero cy'akarere cya Nyamasheke, Karongi na Rusizi, rufite icyicaro kuri ADEPR paruwasi ya Gihundwe. Ku mwanya wa gatanu, ururembo rwa Huye rugizwe n'icyahoze ari itorero cy'akarere cya Huye, Gisagara, Nyamagabe na Nyaruguru, rufite icyicaro kuri ADEPR paruwase ya Taba. Ku mwanya wa gatandatu, ururembo rwa Rubavu rugizwe n'icyahoze ari itorero cy'akarere cya Rubavu, Rutsiro, Ngororero na Nyabihu, rufite icyicaro kuri ADEPR paruwase ya Gisenyi. Ku mwanya wa karindwi, ururembo rwa Ngoma rugizwe n'icyahoze ari itorero cy'akarere cya Kirehe, Rwamagana, Ngoma na Bugesera, rufite icyicaro kuri ADEPR paruwase ya Kibungo. Ku mwanya wa munani, ururembo rwa Nyagatare rugizwe n'icyahoze ari itorero cy'akarere cya Nyagatare, Gatsibo na Kayonza, rufite icyicaro kuri ADEPR paruwase ya Nyagatare. Ku mwanya wa cyenda,
ururembo rwa Nyabisindu rugizwe n'icyahoze ari itorero cy'akarere cya Kamonyi, Muhanga, Ruhango na Nyanza, rufite icyicaro muri ADEPR paruwase ya Nyabisindu. Bikorewe i Gasabo kuwa 23 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Pasiteri Indayizeye Isaie, umuvugizi wa ADEPR, akaba ari we wasinye kuri iri itangazo. Nyuma y'uko iri tangazo rigiye ahagaragara rero, hakaba hari abakomeje kwibaza ibintu binyuranye. Bamwe bakibaza ibibazo bigira biti: niba uwari umushumba w'akarere, ako karere yayoboraga kakaba akavanweho, ubwo bivuze ko nawe yavuyeho akajya kuba umupasiteri bisanzwe, kandi ubwo umushahara we urahita ugabanuka. Abandi ntibatinya kuvuga ko hashobora no kuba hari abazirukanwa, kuko birumvikana ko bazasigara ari benshi kandi inshingano zamaze gusa naho zihurizwa hamwe. Abandi nabo bakibaza uburyo abagiye kuyobora izi ndembo zashyizweho bazashyirwa mu myanya, kuko ngo ntihabura kwibazwa niba hashobora kuzabamo mu mpere cyangwa mu nyumvishirize. Ikindi abantu bari gukomeza kwibaza kandi ngo ni ukumenya niba muri za paruwasi n'imidugudu ho nta kizanyuzwamo nk'umweyo, dore ko abapasiteri bayobora paruwasi n'imidugudu nabo bivugwa ko hari igihe bajya bagonganira mu nshingano. Iki kindi kiri kwibazwa ndetse benshi bakanagitindaho ngo nuko abakristu bashyirirwaho uburyo bwo kujya batanga ibitekerezo byabo, cyane cyane mu gihe hafatwa ibyemezo bibareba nk'ibi by'ihinduka n'ihinduranya ry'ubuyobozi. Mu gihe twatunganyaga iyi nkuru, twashatse kumenya icyo ubu buyobozi bwagendeyeho ndetse n'icyo bushobora kurenzaho buvuga kuri ibi byamaze gukorwa, ariko kugeza na n'ubu ubuyobozi bwa ADEPR ntiturabasha kububona. Cyakora turakomeza kugerageza kureba uko twababona bakagira icyo batangaza kuri izi impinduka niba gihari. Njye nitwa na Christine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimira cyane kandi nkomeje kubifuriza kugira amahoro n'amahirwe. Murakoze.